tuje gusombesha umuzigo wacu nyine hari umudugudu twari turi gushaka umwe w'ibituri minini mani ukuntu w'ibituri by'ibinini utiwe narakubwiye ngo ntuzajya uvarike ko ntayivaye wa musuzi we. uwo mubyeyi rero niwe twarigiranye ibibazo yaje ngo aje gusaba imitungo y'umwana we ndamusohora nabi n'umukozi nge n'umukozi tumusohora nabi tumubwira ati nasohoke hano rero sinzi ukuntu yaje kubona amusohoye nabi sinamenye ibintu yagiye kuvugana niba ari amabandi niba ari abanyakuzimu urabona ukuntu ari wansanze meze nange sinarinze ahantu nari ndi gutarasa muri karitsiye nashidutse gusa nisanga ndahantu ntanazi nahari ahubwo se mbwira hari ahantu narindi wahamenye ngo ni kuri phone tu nanjye ntabwo nari mpazi gusa nyine ibi bintu ntabwo nazabivamo. Shirabit. Sawa. Akuya. Ahantu heza cyane. Hasa neza. Hari feshe. Sawa. Hani wambaye neza kabisa. Murakoze cyane. Anyway, tumaze tumwe amafaranga. Cyo wambaye neza shiri. Murakoze cyane. Bakuriye neza. Neza. Cyo uteye ubuzu. Ubuzu shiri. By'abagore bawe sinzi abo mwabyaranye ejo nzongera numva abandi
amafaranga urabona ko yashaka biba bigoye ntabwo byakunda rwose ko no gusesagura umutungo w'urugo we yahoye babarira umbwira none uri kumva njye na yareka nizere yuko ikibazo cyo kugikemurana nabo bagore bawe kuko ndambiwe akajagari k'abo bagore bawe no kuzaza nsohora amafaranga oya amafaranga arahawe yahwahwa uzi gukora nawe uzi gukora niba umva yahwahwa nuko yasohora uko wibaneye ngo nuko ngo ngashakisha ntabwo twabigira ibintu bya hatari ntabwo twabigira ibintu birenze sibyo niba ari amafaranga twatakaje niba ari ibiki byagiye ihanganire byose birashakwa amafaranga ubuzima nibwo bwa mbere ni ubwa mbere ndabyumva ni ubwa mbere ariko burya nabwo nta mafaranga ufite si ubwo buzima bwo wabugira gute nta mafaranga ufite umugore twabyaranye ntabwo umuzi ntabwo nabikoretse ku mafoto ariko wagiye umpa amahoro koko ubu ndaje nta n'iminota maze nta n'amasegonda utangiye kunshyira ku nkeke wagiye uba mwiza mbabarira njyewe ibintu ntabwo nazabivamo ibi ngibi ubusa izi rwaserere ni ibiki Yesu kasho dore byaye byize hagati kandi nanjye mfite indi raporo ndi kuzuza ubusa ndabigenza wowe bose none waratwica none se tubigenze uti basi miliyoni ndetse turebe ko tubabarire basi hano byatunaniye ino toto credit yancanze akazi ukujumva akazi nje buhoro kabakora buri munsi bwanyuma please please gute basi ndagabanya amagambo sinzongera kuvuga muri biro akazi kanyu kuvuga gusa reze hano rona hasi ngiye kubirangiza kaze mbafashe nawe thank you Changiye kujya ku kazi ndebe nka kuriya nari maze iminsi ntari mu kazi reba ko ku kazi byifasha kuko buriya kumara igihe kingana iminsi ngaho utari mu kazi aba ari ikibazo genda nyine urebe niba niba n'akazi kagenda cyangwa niko nigisha wakwica umugabo reka iyo biraha wayikirara kamufashe funde kano gapenzi kose kino kiba kibi ako agahina nyine si uri umutekinisiye kanze ngahishe ntabwo bigaragara sha nimbona bigaragara mbere uko ntabwo bisumbanye usanga bireshya ukuntu yamba akabizi rero tunsezere bayi turasubira rero ubwo mvuye mu kazi zamukamo hano hejuru niho turi hejuru guys kuri etaje ya kabiri Morning boy. morning boss Namakuru. Iwe muganga ujyo nkanda imitsi niye ndyamye mubona mu Beni meze bite se bro fresh kapo salama salama isawa fresh kabisa sister gusa sinzi uko njya mubona niwe muganga meze gute wa bro amakuru yanjye fresh ariko se hano hari yakunaniye mani wari wahaye oya no sinzi confusion yaribayeho mu Gakenya nyamara narindi hano hepfo muri jaride ndi gufata akantu n'undi mutipe ahubwo hari imodoka yanahambutseho ushobora kuba anayitambutse hano muri jaride iparitse hano muri parikingi twebwe twari dutambutse meze gute warabuze byataye
Okay, ni ibintu ni akazi tu. Ni akazi ariko nyine umunsi ndi kuboneka. Byiza kabisa. Anyway, so nta bintu byinshi bifite byo kuvuga. Ni wa munsi narashatse kwereka nk'umusheri wanjye. Cyane gigize. Umwana mwiza cyane w'amahoro kuri. Mwana Divya. Ni wa nshuti yanjye twabanaga Canada bita Choga. Okay, nishimiye kumumenya. Byiza cyane Choga. Yes. Divya ni sheri wanjye numva nkunda cyane. Mama wawe ndamukunda cyane ngo. Nanjye ndagukunda. Ndagukunda sheri. yewe ndi kureba imbyino ziri abazi yakora bofurese agiye agiye mu kazi ariko none ubu urishimye byagenze bite yewe imbaza byinshi ahubwo mfasha gufunga n'umusatsi wanjye yego kungira hari umuntu ugiye kujya kureba Morning, sir. Amakuru y'akazi biraho nyine karagenda neza. abantu mwagombaga gusinyira mwarabasinyiye raporo zose mwarazitanze Hari izo tutaratanga ariko ndakeka izindi zo zihari. Urde mission mwagombaga gusinyira babahungu mwarazibahaye Yego twarazibahaye. ndakeka akazi karageze neza Kagenze neza. mwagakoze nk'uko bikwiye Yes, sheri. No, so moment. yewe mwiza cyane Okay, Friend. cyane Yes, papa. okay, ari kabigiye cyane hasi. Kagire mu byishe. Kaza kandi Sana ariko bisa sende kuri phone. sawa sister, Serious. sawa. miliyone nambuze raporo zose mwarazikoze nk'uko bikwiye twarazikoze akarimo kanyu gatuma gukora Linka Yes sir. raporo zose muri shoko mwazirangije So biri mu nzira byose. ndumva bisa nkaho byose biri ku murongo sawa mukomeze akazi secretary zanira ya document hari uyizanye se nk'ibi bintu muba mwakoze ubu muntu aragira ngo ibintu mwabyujuje muri mu kazi reba nk'iyi raporo ubu mpaye ubu iyi nayohereza ku karere koko Umanuka kuri iyo hasi. none se uyu mumama ko guki mutamuzurije ibi bintu kandi nasize nkubwiye ngo guhera kuri uyu mumama uwa kabiri guhera hano umuzurize document ziwe muyo mwazirangije Twabanje dukora iriya ya mbere iyi niyo naringiye. zose mwakagombye kuba mwarazirangije Kandi niyo naringiye gukora. umuntu agasiga abantu nkamwe mu kazi ngo ayizera ko ibintu mwabikoze bakumva murwanira imishahara ngo batinze kubahemba umuntu akagira ngo ni intuzi
Okay. Wowe ugiye gato banze mugisha no muntu. Yes boss. Oui mama. Bimeze bite? Sha ma babarira urekane ibyo uriya mugore njyewe narakubwiye ubu urebye noneho urwego bimaze kugeraho njye maze kuramba nsigaye numva noneho nanaguma mu kazi sinirirwe nataha kubera ibibazo bye. Karame. Ega manda byumva ubu se koko ari cyo ntakoze. Aho bigeze ndi kumva rwose nanava mu rugo ngashaka aho njye ko byibure ngareba ko nagira umutuzo w'iminsi ngaha. Erega mama nukuri nubwo basi reka ngusabe ikintu. Shaka uburyo byibura uzaze mu rugo urebe ibihabera byibura ubanze urebe uburyo mbayeho mu rugo. Ma ndumva wabo nyihanganiye gato wenda nimva mu kazi tubiganireho nibwo nkigera mu kazi nari maze iminsi ntahari ariko nimara kugera mu rugo ndaza kuguhamagara tubiganireho wenda hari nuza nibwo uzareba uko situation imeze mu rugo. Sawa kandi urakoze cyane. Kose noneho ibintu noneho ndabyerekeza buri munsi ni njye wanze kugira amahirwe yo gushaka koko. Nta mugore nzana ngo tubure gushwana. Uwo tutashwanye yirukanye. Uwo tutirukanye yarwiyisha umwana. Uwo yagize ubu ndi kwibaza ikintu noneho ndi gukora. Ibi noneho ndabigenza gute? Wagwan. Vipi. Ibintu n'amanyose. Turafasha iki? Tuze gusombesha umuzigo wacu nyine ari mu bitwaye turi gushaka. Umwe w'ibituri minini man ukuntu w'ibituri by'ibinini. Umuzigo we. Uraushaka se nawe man Kwereke nyine. Ni nyuma twari tuze nyine gusombesha. Utiwe nakubwiye ngo ntuzajye uvarike ko ntayivaye wa musuzi. Sufa ariko fata mane ni umuzigo fone ni ibintu urayibona magaze yaduse tubona ifoto irimo yaduse si foto ntabwo umuntu ya downloading duse ni ibiki sawo kwiyo nyatsi ni ya nane je ni yamo nyina iyi telefone mwayibye nde telefone tujya twiba mani iyi telefone mwayibye nde ko nduza ari yaduse ntabwo tujya twiba mani ni yaduse tubiza boro zacu Dubai si ufata se Dubai bagashamo ahubwo murameza ngaho oya Dubai bashamo ni foto yaduse yaduse ngiye urajya kwisacinga nawe kuri Google. Oui. Ni karibu ninde? Star kandi murakoze. Wini. Meza bite? Murakomeye. Mukoreki. Murakomeye. Mbo. Zanira amazi.